Bismillah walhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ishimwe n'ikuzo bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'isakare kuri Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nkuko rero muri kubibona ubu tiyari tukaba turi mu karere ka Nyanza ahari kubera ingando n'amahugurwa ndetse na musabaka yitabiriwe n'uturere twose tugize igihugu cy'u Rwanda. Ni gahunda rero iri kubera mu kigo cya Ashakrina, aho rero iki gikorwa kubera ubwishi bw'abitabiriye izi ngando na musabaka ari benshi, hakaba bari kurushanwa bakoresheje ibice bibiri, aho igice kimwe kiri kubarizwa mu musigiti imbere, ikindi kikaba kiri kubarizwa mu ishuri rya Ashakrina, kugira ngo babashe kugabanya umubare w'abitabiriye iyi musabaka, kugira ngo bizabashe guhura n'igihe cyateguwe iki gikorwa kizaba cyasorejweho. Abantu ni benshi rero hano mu karere ka Nyanza ku munsi wa mbere bitabiriye iki gikorwa, nkuko muri kubibona ni ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, ariko naribagirwa nkuko byari biteganijwe ko uturere tuzitabira iki gikorwa ari 30, hitabiriye uturere 27, kandi ututaritabiriye twatanze ngo impamvu zumvikana, baza gusanga koko bitari korohera utwo turere yuko twitabira iki gikorwa. Ni igikorwa kandi cyitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye ku rwego rw'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, kandi ni igikorwa cyafunguwe ku mugaragaro na Visi Perezida w'inama y'abashehe Sheikh Murangwa Jamiru. Ni igikorwa kandi cyanitabiriwe na Imam w'umujyi wa Kigali Sheikh Mashaka Ali. Abana ni benshi rero hano mu karere ka Nyanza, bavuye mu turere tugiye dutandukanye, baje kurushanwa mu byiciro bigiye bitandukanye bya Qur'ani, nkuko muri kubibona ahangaha. Nka Sharia TV rero twazindutse tuje kureba uko iki gikorwa kiri buze gutangira, kugira ngo tubyereke abakunzi ba Sharia TV ndetse kandi tunabyereke abakunda Qur'ani, abashyigikira amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Byagashya rero uyu munsi hari umwe mu bana twumvishe mu cyiciro cy'amajuzu 5 witabiriye iki gikorwa uturutse mu karere ka Nyagatare. N'ubwa mbere numvishe uje kurushanwa aturutse mu karere ka Nyagatare, dore ko bidakunze kubaho. Wenda buriya umunsi twageze muri kariya karere tuzabaza impamvu tuzatubona ubwitabire bw'abana benshi baturutse mu karere ka Nyagatare baza kurushanwa. Reka dukomeze dukurikirane gahunda rero y'abari kurushanwa, kugira ngo muzabashe kuryoherwa n'ibisomo bigiye bitandukanye by'abana bagiye batandukanye baturutse mu turere hirya no hino tw'igihugu cy'u Rwanda uko ari 30, havuyemo uturere 3 twatanze impamvu. Ubuyobozi bw'ishami rya Qur'an bwagenzura bugasanga koko impamvu zabo zumvikana. Iyi ni Sharia TV, naho ngewe rero uri kukugezaho izi gahunda zose ni Ismail Ibn Musa, kandi ndagushimira cyane weho wakanze subscribe kuri Sharia TV, kugira ngo tujye dukomeza kubana, dukomeze dutirane inkunga mu byiza, kubera yuko tuzabisanga ku minzani yacu y'ibyiza ya Qiyama. Reka soreza ngaho rero kugira ngo nkurikirane gahunda zose uko ziri buze kugenda 5 kuri 5. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah bahibyiza ashyira imigisha mu byanyu n'abandi, kuko muri abakunzi bacu bakadasohoka. Allah wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin, amma ba'd. Shimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha isakare ku Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, we ndetse n'abe n'abasangirangendo be n'abazamukurikira mu byiza kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twese yatwandika mu bantu ba Qur'an, ndetse akanatwandika mu bantu be b'umwihariko. Banyakubahwa abayobozi muteraniye aha ngaha mu nzego zitandukanye, banyakubahwa abaje kurushanwa ndetse n'abarimu babo, banyakubahwa ababyeyi mwaherekeje abana muri izi ngando, banyakubahwa bashangazi nk'uko nakomeje kumva babita, mwese naje kubasuhuza mbifuriza amahoro ya Allah subhanahu wa ta'ala abe kuri mwebwe. Ntizimye rero mu magambo, nk'uko bamaze kudufungurira ku mugaragaro cyangwa se gutangiza ku mugaragaro amarushanwa yacu uyu munsi, hari iby'ibanze twabonye yuko byaba byiza kubibutsa, cyane cyane kuri babandi bari buze kurushanwa, kugira ngo baze gutangira irushanwa bamaze gusobanukirwa amategeko arigenga
ndetse n'ibisabwa kugira ngo babashe gutunganya neza imisomere yabo, ndetse bose insha Allah babashe kugaragara neza ndetse no kwigaragaza mu buryo bwiza insha Allah. Nkatwe rero icyo dushinzwe hano, dushinzwe kumva uko umusomyi asoma, uko asohora inyuguti ndetse n'aho azisohorera, uko akurikiza amategeko agenga Qur'an mu misomere ye. Ibi byose rero nibyo tureba ndetse tukanagenda tubigenera amanota, bityo ku ijana tukamugenera amanota bijyanye n'uko yasomye ndetse n'uko yitwaye mu minota ari buze kubahabwa. Bityo rero ari nabyo nifuje kugira ngo mbashe kubibutsa, ariko mbere y'uko mbibutsa ni byiza yuko nabanza nkabamenyesha inteko ngari mfatanyije nayo mu gukosora no kugena amanota muri amarushanwa tuzaba dufite cyangwa se tuzakorera hano muri Ashakirin. Nkaba rero ndi buze guhera iburyo bwanjye, aho turi kumwe na Sheikh Mazimpaka Abubakar. Mwese muramuzi, ni umusomyi wa Qur'an wisozereje mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba ari umwe mu basheikh bake dufite mu Rwanda bashobora gusoma ibisomo bitandukanye. Reka rero musabe kuba yasuhuza abayisilamu kugira ngo babashe kumubona insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze cyane, ariko nanone gufite Sheikh Tubanambazi Hassan, akaba ari umwe mu basomyi ba Qur'an dufite bamaze imyaka myinshi muri kino gihugu, cyane yuko ku mateka ye yasoje Qur'an mu mwaka w'ibihumbi 2005, akaba yarayigiye ahitwa Jinja mu gihugu cya Uganda, akaba nanone yarangije cyangwa se yarasoje kaminuza muri mu gihugu cya Misiri muri Azhar Sharif muri Usuluddin cyangwa se mu cyiciro cya Tafsir al-Qur'an al-Karim. Ndamusaba yuko nawe yahaguruka agasuhuza abayisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze cyane. Ibumoso bwanjye ndibuze guhera ku mushekhe witwa Al-Hafiz Hamdun Edison, akaba nawe ari umushekhe dufite n'umusomyi mwiza wa Qur'an dufite mu gihugu, akaba nawe yarize muri kaminuza y'i Madina mu gihugu cya Saudi Arabia, ndetse akaba nawe yarasomye cyangwa se yarize ibijyanye na Qur'an muri iyo kaminuza. Ndamusaba yuko nawe yasuhuza abayisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze cyane. Haba nanone dufite mushekhe akaba n'umwarimu w'abanyeshuri benshi cyane mu gihugu hano dufite, akaba nawe yarasoreje Qur'ani mu bihugu bitandukanye, aho yageze i Burundi, asoma mu Rwanda hano, akaba n'umwarimu ku kigo ndangamuco wa Islam ndetse n'indi misigiti myinshi itandukanye, abenshi turamuzi. Akaba nawe ari umusomyi mwiza wa Qur'an ndetse n'umwarimu wigisha tajwid, amategeko ya Qur'an. Uwo rero nta wundi ni uwitwa Bizimana Uthman. Ndamusaba yuko nawe yasuhuza abayisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakoze cyane rero, namwe uri buze kubaherekeza, nubwo byitwa ko mbahagarariye ariko ni uburyo bwo kubaherekeza. Nitwa Sheikh Nigaba Abdul Razak, nanjye nkaba narasoje Qur'an mwaka w'ibihumbi 2005 mu gihugu cya Uganda, ariko nanone nkaba narize kaminuza yo muri Azhar Sharif mu gihugu cya Misiri, nkaba narize faculty ya Tarbiya cyangwa se nkaba narize ibijyanye na education cyangwa se uburezi muri Kinyarwanda, ariko by'umwihariko nkaba narasoje mu bijyanye na khidma al-ijtimaiya cyangwa se mwabyita social work mu ndimi z'amahanga. Bityo rero abayisilamu mwese muteraniye hano, abari buze kurushanwa kuri uyu munsi, cyane cyane by'umwihariko abari buze kurushanwa b'abanyeshuri, nibutse abantu bose bateraniye hano ko uyu munsi turi buze gutangirira ku cyiciro cya gatanu, akaba ari icyiciro cy'amajuzu 5 nibo bari buze gusoma uyu munsi. Hakaba rero hamaze kwitabira cyangwa se no kwiyandikisha abana bageze muri 46, akaba rero ari buze turi buze cyangwa se akaba aribo bari buze kubazwa no kurushanwa kuri uyu munsi. Bityo rero nihuse reka mbibutsa amategeko turi buze kugenderaho mu bijyanye no gukosora. Iyo dukosora ibijyanye n'amarushanwa nk'aya ngaya ku rwego rw'igihugu,
hari ibyo twibandaho by'umwihariko bigeze kuri 4 ari nabyo nifuza kwibutsa abari buze kurushanwa bose baze kubibungabunga ndetse no kubimenya hakiri kare kugira ngo uza kwicara hariya ari buze kwitwarira kuri ibi bintu 4 kugira ngo ataza gutakaza amanota niharamuka hari ibyo atakurikije mu buryo bwiza. Icyambere nuko iyo tugiye gukosora cyangwa se mu gukosora kwacu, icyambere twibandaho cyane twibanda mu buryo bwiza umunyeshuri cyangwa se urushanwa yafashemo Qur'an, ari byo twita hifdhul Qur'an al-Karim wa murajaati, uburyo asoma Qur'an neza adategwa, atibagirwa, atibutswa. Iki rero akaba ari igice cyambere kinakomeye cy'ingenzi, kuko twese tuba tuje kumviriza uko basoma Qur'an mu mutwe. Niyo mpamvu rero uhifata cyangwa se uri buze kurushanwa arasabwa kuba yarayifashe neza, atibagirwa, adategwa, adakosa, kugira ngo byibura abashe kwegukana amanota yose. Bityo rero icyiciro cyo gufata neza Qur'an mu mutwe utibagirwa cyagenewe amanota 70 kugira ngo ubashe kuyatsindira yose. Nuko imyitwarire mu gusoma Qur'an uri buze kwirinda gutegwa, kwibagirwa, kwibutswa cyangwa se gutika, kuko ibyo byose iyo bikozwe agenda havaho amanota make kuri ayandi yagenewe cyangwa se kuri ayandi yagenwe. Iyo rero watitse ni ukuvuga yuko tuvanaho 0.25, iyo tukwibukije tuvanaho inota rimwe, iyo tugukomangiye gusa tutanakwibukije naho tuvanaho 0.25. Nubona tudakomanze menya ko amanota yawe aruzuye, nitutakwibutsa umenye yuko amanota yawe aruzuye, nudategwa menya yuko amanota yawe aruzuye, ko nukora kimwe muri ibyo tangira umenye yuko amanota yawe yagiye agabanuka. Icyakabiri tugenderaho ni tajwidul Qur'an, uburyo usoma Qur'an ukurikiza amategeko yayo. Iyo tuvuze amategeko ya Qur'an ni menshi, nuko usohora inyuguti mu mwanya wayo, idhhar ukayisoma idhhar, ahasabwa kugaragaza ukahagaragaza, ahasabwa gusomera mu mazuru usomera mu mazuru, ahasabwa gusohora inyuguti mu mpanga nabwo ukayihasohorera. Mbese gusoma Qur'an n'inyuguti yayo cyangwa se gusoma inyuguti yayo igomba gusohokera no kubahiriza amategeko yose muri Qur'an. Iyo rero utayubahirije rimwe na rimwe hari igihe tutabikubwira, hari n'igihe tutakwibutsa, twe tugakosora dushingiye kuba uburyo wasomye, ubundi tukagenda tugabanya amanota tutarinze kukwibutsa mu gihe tubona yuko ikosa wakoze ritari ngombwa cyane kuba twakwibutsa. Ariko nanone dukurikize cyane icya gatatu aricyo waqf, uburyo bwo guhagarara. Yumvikana yuko Qur'an igira uko isomwa, umuntu agira ahagarara hemewe, ukagira aho uhagarara hatemewe, ukagira naho ubuzwa guhagarara. Bityo rero iyo uhagaze ahatemewe turakwandikira. Iyo tukwandikiye rero ntabwo tuguca amafaranga y'amande 25 cyangwa 10, ahubwo twege tugenda tugabanya amanota, tukisanga amanota yawe arimo kugenda agabanuka bitewe yuko uhagaze ahatemewe guhagarara. Iki gice nanone cyahawe amanota 5 yonyine. Igice cya nyuma rero ni as-sawt, ijwi ryiza. Iyo umusomyi yasoma Qur'an afite ijwi ryiza, hari ukuntu abantu baryoherwa cyane, wenda kurenza bawundi udafite ijwi ryiza. Ibi nabyo twabigeneye amanota 5. Bityo rero twese duhamye yuko abasomyi ba Qur'an benshi muri twebwe cyangwa se hafi ya twese amajwi yacu aba ari meza, ko twese ntabwo twagira amajwi asa cyangwa se ameze kimwe, ariko byibura ameza kurushaho tugenda tuyumva inshallah. Eko rero cyangwa se ibi nibyo byiciro 4 turi buze kugenderaho, byose bikaba byagenewe amanota 100, agenda agabanuka bitewe no kutubahiriza bya bindi twavuze haruguru. Bityo rero nkuko nababwiye ngitangira, nababwiye yuko dufite abasomyi bari buze gutangirana natwe iri rushanwa mu cyiciro cya 5 cy'amajuzi 5 bageze kuri 46. Hakaba hateganyijwe ahantu habiri hari buze gukorerwa aya marushanwa. Ahambere rero ni hano mu musigiti turi buze gutangirira hano, ariko nanone mu gihe turi buze kuba turimo gukorera amarushanwa hano, hari ikindi gice kiri buze kuba gikorera mu kigo Ashakirin, ahateganyijwe nanone kuba hakorerwa amarushanwa. Mbese dufite site zingahe? Dufite site 2. Site ya mbere ni iyi ngiyi, site ya kabiri ikaba iri buze gukorera hirya
site ya kabiri ikaba iri buze gukorera mu kigo cya Shakirin ahateganyijwe muri buze kuherekwa ndetse munahayoborwe na protocol ibishinzwe. Ahangaha rero hari buze kurushanwa abana 23 ariko nanone mu kigo hariya hari buze kurushanwa abana 23. Abo ngiye guhamagara bari buze kwicara hariya ari nabo bari buze kuza kurushanwa hano, nanone abo ndi buze guhamagara nyuma ubo bari buze kurushanwa hirya mu kigo inshallah. Buri wese yatega amatwi kugira ngo tutaza kugusoma ntibiyumve, nanone abari buze kurushanwa hirya mu kigo nabo biyumve, ubwo bari buze kuguma mu byicaro byabo nisoza kugeza ku wa nyuma bari buze guhagurukira icyarimwe bayoborwe na protocol berekeze aho bagomba kurushanirwa inshallah.